tubanje kubasuhuza mwebwe mudasiba kudukurikira uko bwije nuko bukeye ku murongo kuri YouTube channel yacu Josiane Official. Amahoro y'Imana nawe muri mwe. Turashimiye abantu bakoze subscribe, share na comment. Dushimiye abantu bo hanze y'igihugu, abo mu Rwanda mwese turabasuhuje. Nubundi injendi wa wundi musanzwe muzi Josiane Official. Ni keshinja mbabwira ngo mu gihe muri gahunda runaka mujye mufata umwanya musenga Imana ndetse muzereke Imana. Uyu munyusi rero tubazaniye inkuru iri guhitinga, inkuru iri kuvugwa. Ni keshi nagiye mbabwira ngo ingo z'iki gihe zarasabwe, ingo shitani yarazisabye, ariko abantu ni muri kubyumva. Ariko uko ndushaka kubibabwira n'ubundi mugenda mubona ibimenyetso byerekana ko ibyo nagiye mbabwira koko ari byo, kandi kuko bihari muri iyi minsi rero, cyangwa se uyu mwanya kuri iyi mihanda hari kuvugwa inkuru y'umuntu yitwa Jackie. Uyu Messi yashize yabagaragaweho n'ikintu cyo kujya yiyambarira uko yiboneye, akajya yambara ibimugera hashaka naho yifuza, agatukana, ndetse na RIB yigize kumwiyama ku bijyanye n'imyambarire ndetse no gutukana. Nyuma yaho aca agahigo rwose aza kubona umufiyasi. Natangira iyi nkuru neza ngo nyibabarire, batarakora subscribe mukore subscribe, share na comment, maze tujyane mu narayikingi. Murakoze cyane. Nkuko rero byaje kugenda, Jackie yaje kubona umukunzi, aramukunda, barakundana, atera n'ivi. Amaze gutera ivi barabana. Uyu munsi rero bazaniye inkuru yindi yavuye muri izo gahunda, yaba mu gutera ivi, yaba mu kwishima kw'abonye umukunzi, ikibivuyemo. Muraje mwiyumvire, muraje mwumve record mugiye kumva, mukumva noneho uburyo ari kwiramata. Bavandimwe, njya mbabwira ngo musengere ingo zanyu. Niba mugiye kurushinga musenge, niba mugabo ufashe umwanzuro wo gushaka umugore, bisengere, ubishyire muri gahunda ndetse ubyereke Imana. Kandi mu gihe gishize nababwiye ngo ntugakinishe amarangamutima y'umuntu ngo ugiye kubakana nawe kandi umubeshya unamujyajya. Mugiye kwiyumvira record ngiyo rero mugiye kumva y'uburyo biri kugenda ubu ngubu. Bavandimwe, muraje mwumve, ngiyo record iraje. Umuniga ntazi kurongora, umuniga nta mafaranga afite, umuniga ni igweja, wa mugani wa Aisha uri he live yanjye nagutabaje vayo mbivuge byose ubundi nduhuke nivire mu rugendo rwanjye. Buri nguni yabibonaga twese tukora muri company imwe, tuba turi mu kazi, tuba tumanye. Burya mwabagabo mwereka babwiza ukuri, ibyishimo bya mbere by'umugore biba mu gitsina cye. Njye nabibabwiye, uzabura amafaranga ariko byibura ufite ubugabo bwo kubasha kurongora umugore akanyurwa. Icyo kintu muracyumva? Naramwihanganiye bihagije. Jackie uyu yahoze rwose ari uko yimereye, ari umukobwa wambara ibiraho nkuko natangiye mbabwira ngo yambaraga uko yiboneye. Bavandimwe rero, mwumvishije iyi record y'uburyo ari kwiramata, avuga ko umugabo we nta kintu ashoboye. Avuze ko nta kintu ashoboye, kandi uyu mukobwa ngo ni Jackie ajya gushaka. Byaravuzwe cyane rugo rwa Jackie uyu nguyu mubona rwose bavuga ko atazamarayo kabiri, abana ati nabutaha butagezwe ishoka. Ariko bavandimwe, murabyumvishije ukuntu yiramase, avuga ngo nta mpamvu n'imwe ngo naho kugira ngo umugabo agutunge ngo ntacyo ashoboye ku bijyanye n'imibonano ngo wamureka. Ejo yavuze ibintu byinshi cyane bikomeye. Ibi nibyo mwumvishije, ugiye ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye ugenda ubyumva. Ni byinshi. Yavuze amagambo akarishye, uyumvishije nawe uri umugabo wawe waramushatse wakifata ku munwa ndetse no ku maso. Uyu mukobwa bamutereye ivi, abantu baravuga ati rwose Jackie ufashe umwanzuro muzima kuba wiyemeje kujya kurushinga udakomeje gukomeza muri uwo mwuga w'indangamirwa. None rwose ushimwe
kubw'umwanzuro ufashe. Abantu bamukomera amashyi. Hari ukuntu abantu baba inkoma amashyi, ibibaye byose bakoma amashyi, ibibaye byose bakoma amashyi, byaba ari bibi byaba ari byiza bakoma amashyi runaka wowe wakoze, kandi nta n'icyo yakoze gifatika cyangwa se kizima, nta n'icyo yakoze cyafasha abantu, ahubwo ari ibyo kuvuga ngo batwika ahantu hashye, ukareba ikihatwitse, ukabura umuriro uhatwitse, ukumirwa ukavuga ati se ubundi ubu hari hatwitswe n'iki cyari kihatwitse gifatika cyangwa se kigize abo gifashije. Jacques rero yaratwitse, harashya harakongoka, abana atabonye umugabo, abatakoraga umwuga w'indangamirwa barasigaye bamuvugiraho cyane ati dore umwana afashe umwanzuro aramubonye, nyamara bamusebyaga ngo ariyandarika. Jacques rero wanyu mwumva rwose mu minsi yashize yambaraga nabi pe, ugeze naho polisi yavuze ati ibi ni ibiki, RIB iravuga ati rwose bagabanye gutukana, bagabanye kwambara ubusa. Yewe abantu abaha topic bavuga ku myambarire, bavuze imyambarire nanjye nabivuzeho, yego niye abarayiguze amafaranga ye, ariko se koko kwambara nabi ugaragariza uko umeze nuko uteye imyenda yaraje kuko byari bikwiriye. Ubundi kutambara byaherukaga kera muri basokuruza bacu, aho biyambariraga inkanda bakambara ndetse n'ubuntu rwose bikoreye mu bwenge bwabo, abazungu bari bataraza babona nta kibazo, kandi n'icyo gihe bambaraga ubusa nta n'ubusambanyi bwari buhari. Ubu ho basigaye bakingirizaho n'ako kenda, ubona abantu bagira amatsiko n'ubundi bikarangira benshi babaye abasambanyi banambara. Ariko se mu gihe tufite imyambarire cyangwa se dufite abo bazungu bakaba barakoze iyo myenda n'izo nganda, ese mw'abanyarwanda mwe byari bikwiriye ngo dukomeze twambara ubusa bene aka kagene? Birababaje rero iyo umwana w'umukobwa aza cyangwa se abyiruka tumubwira ko kwambara ari byiza, ukarera umwana w'umukobwa wawe umubwira ko kwambara ari byiza ntacyo bitwaye. Ariko kubera amasosiyete tubayemo, amasosiyete duhura nayo, ugasanga umwana wawe yagiye kwiga nko muri interina cyangwa se n'ahandi hantu mu kirori runaka, akahahurira n'uwo muntu yambaye ubusa. Bavandimwe, bituma nawe aza kubwira ati mama bya bindi ujya umbwira burya nabirambitse hasi, ntuzongere kumbwira ibyo kwambara kuko nabaze kubonaho amajyambere ari kera. Impamvu bambaraga kuriya nuko amajyambere yataraza, atangiye kukwigisha kandi n'umwana w'ejo. Niho rero azatangira kwigisha ati nabonye na Jacques yambaye uko yiboneye, nanyu mbabarire. None ngira ngo muri kumva, mwajyaga bavanga abahungu banze gushaka, ariko mbonye ko n'abakobwa batakibikeneye kuko hari ibyo nabo barangamijeho cyangwa se hari inyungu bo baba biteze zitandukanye n'izababa, n'izo zitandukanye n'izo bakagombye kugira gukurikiza. For example, niba umuntu ashatse umugabo nyuma yaho ati ntago nakomeza kuvuga ngo nshatse umugabo, nakomeje umwuga wanjye, byanga byakunda aho ngaho haba harimo tena, ni ukuvuga ngo wa mugabo nubwo yamutunga ari ukuvuga ngo mfe kuba uw'icyitiriro, mfe kubona aderesi ku mugore wanjye ari Jacques. Ariko Jacques we yasinye, yarahiye, yavuze yuko nambwa yamubuza akazi kiwe asanzwe akora. Amuvuga ko na mbere yarasanzwe yitunze, kandi ngo yabayeho yitunze, gategeze atongwa n'abagabo. Yongeye kuvuga ko nta kintu yamumariye, nta n'icyo yamuhaye, ngo nta na kadasiteri amusigiye cyangwa se amwubakiye. Tubwo rero ntabwo yakagombye kuvuga ko ngo munanira kandi nta n'ikintu kiwe kizimanze. Bavandimwe, Jacques yakomeje kuvuga ko amafaranga yahaba yaramutanzeho arayo yakoresheje mu gutera ivi, niyo mafaranga yonyine ngo yemera ko yamutanzeho, akaba ari amafaranga menshi. Ngo ibindi byose bijyanye n'inzu ngo nta kintu kizima afite. Ni n'ubundi tiyasanze ngo yamusanze mu nzu y'icyumba na salo, ariko iyo nzu nta kintu cyari kibuzemo, yarashoboraga kwitunga kandi akanayishyura. Jacques rero akomeje avuga ko umwuga akomeje kuwukora ndetse nta n'uwamurusha
umwuga wiwe cyangwa ngo awumubuze. Tugikomeje rero, Jackie Nyiramasi avuga ibintu byinshi, ati nari naravuze ko nazongera gutukana ku mbuga nkoranyambaga ariko simututse, gusa Imana imunsindire ngo Yesu nashimwe ngo haleluya. Wakumva iyo haleluya atera, wakumva n'ibyabaye ukibaza ate se haleluya ateye ihuriye hehe n'ibyabaye bavandimwe? Ko haleluya ivuga ngo ni byiza, amen ikavuga ngo bibe bityo. Ese iyi haleluya ateye ayiteye koko ibi bintu ari byiza? Jackie yakomeje avuga ati ngize Imana wenda twararyamanaga ariko yarataranjyana ngo ngezeyo munumve koko ngo ansigiye n'uwo mwana. Ubwo rero Jackie bamubaje, se Jackie waba ugize ibintu wenda ufite umwana we mu nda wabigenza ute? Jackie yakomeje avuga ko atakemera kubyarana n'imbwa, atakemera kubyarana n'umuntu ngo yemere ngo ayimushyiremo ngo iyo nda ijyemo koko, ngo naho yaba ari kureba ngo ibyo ntibyavamo. Avuga ko yafashe umwanzuro yuko atatuma yamutera inda. Ese koko niba atemera ko yamutera inda, ese koko ubundi ubu yari umugabo we yamwemeraga nk'umugabo cyangwa n'ubundi hari uw'icyitiriro? Iyi ni inkuru ibabaje. Iyi ni inkuru ibabaje mu bantu bashaka bamwe mu ndangamirwa baba bafite initiative yo kuvuga ati ntuzanera inda tuzabona ariko nanduneye. Jackie rero, Jackie yakomeje avuga ko akomeje gucuruza boro ziwe, ntacyo wakora ngo uzimuceho cyangwa ngo ubimubuze, bitewe n'uko ngo aba bagabo bahari ari ab'icyitiriro, nta kintu babasha gufasha umuntu. Jackie aragira ati twarakundanye ahubwo twarabanaga ariko iminsi yose nahahaga, ngize ngo ndagenda mu bitaramo nk'uko nsanzwe nkunda ibitaramo, arifata ngo singuye kugenda, anegeka nkande kandi n'ubundi nsanzwe nitunze nta kintu kibonze, ari ngewe unamutunze. Jackie yakomeje afeka uyu mugabo avuga ati yigira umuhanzi ngo ni agahanzi, nta nubwo yavuga ngo ni umuhanzi, ngo ni agahanzi gahanga indirimbo ziri aho zidafite 12 ku mana yanjye, kuko burya biba bibabaje, urwango ni rubi, iyo Satani yabibye amacakubiri n'inzangano biba byabaye ibindi bindi. Bavandimwe bantu banjye mukunda umuryango, rwose mumfashe munshyigikire dusenge Imana, kuko namwe musenge, ibi bintu biba bikaze, biba binakomeye. Ibaze nawe aho umuntu ajya gukora umuryango cyangwa agambira ko yakora umuryango n'ibi ngibi bikazamo, hakabaho gusebanya, hakabaho gusuzugurana, hakabaho guserezanya, bigeze ahangaha. Icyo nababwira ngo Satani yahagurukiye imiryango, nyamara iyo umuntu abaye maso, umugabo w'umunyamaboko ngarinda urugo rwiwe, ngo kandi ngo yabaye maso, ngo iyo aramutse arangaye, ngo intwaro yarafite umuntu ngo umwanzi ngo akamutera arazimwaka. Iryo ni ijambo dusoma muri Luka igice cya 11:21 aho ngaho na 2 gutyo harimo iryo jambo. Rero muri aba bantu nk'uko nababwiye ngo burya ingo zubakiye kuri byinshi, hari ingo usanga zimwe ziri mu buhenebere bwo guhenuka, ingo ziri mu bice bine, urugo ruri mu makimbirane, rubaye ruri mu makimbirane, famiye ibayeho uri mu makimbirane, famiye ibayeho amakimbirane yarashize arigeze mu ngo rugo, famiye ibayeho amakimbirane nayigezemo batanayazi. Ubwo ni ibice bitatu. Na famiye ibayeho iyo yaza igatanga ubuhamya koko yavuye mu makimbirane, n'iri mu makimbirane bikaba byaranze burundu, harabayeho inyigisho, harabayeho inama z'imiryango, bikanga burundu. Bavandimwe, izi ngo uko ari ibice bine, izi ngo namwe ko muri kuzumva, nimwe mukwiye gusenga kugira ngo niba hariho famiye iriho itarigize amakimbirane, niya yigeze bikarangira, izo famiye niza zikwiye gusengera ya famiye imwe yaje itangiyemo amakimbirane, ikaba aribwo igitangira, izo ebyiri zigasengera none iriya famiye iriya yatangiye amakimbirane bikaba byaranze burundu. Urumva ni famiye ni amatsinda ane atandukanye agiye afite utuntu tuyaranga.
bavandimwe mwari mukwiye kureka tugasenga tugasasa inzobe babyeyi mugasengera ingo, kuko dore satani n'umwanzi w'ibyiza, n'umwanzi wa famiye, nta kindi kimugenza usibye gusenya no kurimbura. Kandi satani burya arwanya umuryango kuko azi neza ko ariho Imana inyura irema kuko umuryango wabaye amahoro ukaba neza, ibyo bituma ubaho neza, ukabyara abana, ukabyara urubyaro ruzubaha Imana. Bavandimwe mwagiriye iyihe nama Jackie yo kugira ngo areke gukomeza kuvuga aya magambo adakwiye, cyangwa se amagambo yisebanya n'iki byose? Ese ni iyihe nama mwamugira? Urubyiruko mwamwe mutaragenda, ubu Jackie byarangiye yabateye ubwoba, ubu ari kubabwira ko nta cyiza kiri mu rushako, ubu namwe mugiye kwikandagira. Bari bafite gahunda yo gushaka bikandagire. Urumva ko ibi bintu biba bigoye kandi binababaje. Usibye gusenga Imana, hatabayeho gusenga Imana bavandimwe, byarangira urubyiruko rufashe umwanzuro wo kuvuga tuti ntago tuzajya gushaka, kuko n'abashaka bagiyeyo ntacyo byabamariye usibye kuza kwirirwa batukana basebanya. Urumva ko biragoye bavandimwe, nyamara biragoye kubona umukobwa nk'uyu w'ikizungerezi atemera ko yashaka ngo agende yubake, avuga ati reka nshinyirize. Nawe aravuga ati hari n'abariyo cyangwa se abazubatse gutandukana byabananiye, ariko njye sinshobora kwihambira kumbwa ngo meze ngo mbe muntu uza kuvuga ngo twarasezeranye, reka cyangwa yanereye ivi. Urumva ko birababaje bavandimwe, biragoye kandi biteye ikibazo. Arangije avuga ati yari ko ari ukugira ngo amwikireho, atwikire kuri njye, ariko nagende Imana iramunyijije ati haleluya.